Bakunzi ba Oxygen TV twongeye kubasuhuza abaherereye hirya no hino ku isi, nizere ko mumeze neza n'abatameze neza. Mu byukuri ubuzima niko bigenda, no kwihangana. Uyu munsi rero twabazaniye undi mutumirwa nyuma yuko tubazaniye Theogene ndetse na Jennifer. Twifuje noneho gutumira undi musaza usa nkaho ari trading mu mafilme nyarwanda. Reka dutangire tumubaza amazina yawe bakwita ndi. Okay, ku mazina yanjye nitwa Rukamata Jean Dodi. Ni Rukamata Jean Dodi. Okay. Rukamata Jean Dodi rero tugiye kuganira ku buzima bwawe muri cinema. Ntabwo turi bujye mu bundi buzima buri private, ahubwo ndashaka kugira ngo tuganire ku buzima bwa filme. Ubusanzwe muri cinema nyarwanda usanga dufite ikibazo cy'abantu bakuru usanga ari urubyiruko kenshi na kenshi. Ese wowe wagize igitekerezo cyo gukina filme ryari? Okay, igitekerezo nageze cyo gukina filme ubundi kuva kera nakundaga filme, ariko nkabura ubushobozi bwaho najya gukinira. Nituvuga kera rero dushaka kwibaza se ni kera ryari? Ndumva aho nabitangiriye gushaka gukina filme, numva mbyifuza, numva bindimo bikurimo, ariko nkabura support. Nayitangiye 2019. Ariko mbere hose, mbere ya 2019 hari utuntu najyagamo rimwe mu banyeshuri njya ko baforma, mbaha ubwenge, mbabwira bagakina, ariko nkababwira nti dore mwabicisha. Ariko bikaba ari ibintu bindimo, ari nka bya bindi mbese byo gufasha abana b'urubyiruko. Nkabitabira cyane, bakampamagara mu manama yabo bati muzehe, ariko nagamije kuvuga ngo wenda ngo gende mu ndakina filme yabo, ari ukubungura ubwenge gusa. Nyuma yaho 2018 nibwo numvise biriho biza binzamo, ariko nkabura support. Ariko nkumva birabira, ukabura abantu banzamura. Ubwo rero nibwo byaje kugira gutya, ndeho nitembera gutya, mbona umuntu araje arande, baranyitegereza, barakwitegereza. Mbese andebye asanga bindimo, sinzi uko nabitekereje. Niba ari Imana yabikoze simbizi. Ndumva umusore hari, uwo musore wamfashe yitwa Omar. Niwe mwahuye mu nzira, arakubona, yantumyeho umuntu kuko yashaka gukinisha umusaza. Hanyuma ntumaho umudamu, nuko umudamu ntakibuka izina rye, araza arambwira ati ngwino nkujyana ahantu wakinaga filime barashaka abasaza. Ntangira kwibaza ngo ariko buriya ndabishobora, ariko hamwe n'Imana rero kuko mbikeneye, ndumva ibyo ari byose bari byo bambwira ndihangana mbikore. Cyane ko ntari nakagera n'imbere ya kamera ngo mvuga ngo kamera ibyo turaza kubigeraho, ibyo turi buze kuza kubigeraho. Ahubwo reka tubanze turebe ese uwo musore aza akakubwira ndifuza kuba nagukinisha, wabyakiriye uti? Okay, rimwe nabanje kugira nk'akantu k'ubwoba. Ndibaza ngo se ibi filme ko mbona bayikina ngenda za kubikira mbekora hehe, ariko kubera ya Mana ndimo biba ngombwa yuko mvuga nti ndabikora, ngishyiramo. Ko naragiye nyine arankinisha, abona ndabishoboye, ariko mbese ibyo kutamenyera nabyo bikazamo. Ariko nakinyeho rimwe, kabiri, gatatu, basi mba ndamenyereye. Menyereye kamera, menyera n'abantu. Erega n'abantu buriya banza kugutera ubwoba, nakamera kagutera ubwoba. Ariko ntabwo byafashe hafi nk'amezi 2 ntaramenye. Ubwo nuko rero byatangiye, ndakurura, turagendana. Hanyuma rero ubwo nibwo naje gukomeza, numva ndakomeye. Utararenga aho ntaguciye mu ijambo, ubwo urumva ko warutangiye urugendo rwo gukina filme. Noneho reka dutangiriye kuri filme ya mbere. Filme ya mbere yitwaga gute? Filme ya mbere nakinishijwe n'uwo musore bita Omar, yitwa Uburibwe bw'urukundo. Niyo nakinnye. Hanyuma nyikina umunsi wa mbere, uwa kabiri hari naho nagiye umuhungu wanjye yagiye gushyingira, nagiye kumushyingira.
hanyuma ariko nawe kubera ko bahuzagurikaga biba ngombwa yuko twese twambara amakoti asa, ari umuhungu ari garisodonere ari n'abandi bose amakoti asa, ariko njye ntibatandukanya ikoti ry'umusaza n'iry'abasore baba garisodonere bariya bamuherekeje. Ariko icyaje kuntangaza, uyu muhungu wanjye nakinaga yari yarakoze ishyano atera umukobwa inda, ateye umukobwa inda amubeshya ko azamurongora. Kwa kuzamurongora rero abona undi mukobwa ahumva aramuryoshye cyane, kandi wa wundi bwa mbere yaramubwiye ko azamurongora, none ajya gukora ubukwe n'undi. Biba ngombwa rero agiye gukora ubukwe n'undi, cyagiye bagiye kujya mbese bavuye gusezerana neza bagiye gukora ubukwe birangiye, wa wundi yateye inda mbere araza asanga nyine mbese mu kiliziya nyine bavuyeho bagiye gukora iminsi mikuru, agiye gusezerana nyine neza ngo byuzure, amuzanira rwa ruhinja rero ari kumwe na wa mugeni wa kabiri, uwa mbere yaramutaye. Noneho naboneye amakuba ya filime, wa wundi barapfuye araremba, humva kukuzanira umwana wari uzi ngo ugiye gukina ngo ugiye kurongora umugore wa kabiri, ati fata uruhinja rwaramuha, bo bamushimuse byo baramutwara mu burane. Ari nawe nagiye nkurikirana umuhungu wanjye baje kumujyana nyoberwa aho yagiye. Ubwo ni birebire mbese ni ndende. Bakunze ba Oxygen TV, murumva ko mu by'ukuri ari iby'agaciro gakomeye cyane kuba dufite muzehe Rukamata Jean de Dieu. Abantu benshi abakunzi ba Oxygen TV bagiye batwandikira batubwira ko bashaka kumenya ubuzima bwawe, uburyo watangiye gukina filime. Hanyuma uru rugendo rurakomeje muze. Filime ya mbere ubuzima wavuze ko yitwaga ubuzima uburibwe bw'urukundo. Filime irarangiye. Reka tureke kwihuta cyane, ahubwo tuganire kuri iyo filime. Bwa mbere kamera ubona bayigutunze wumva kumeze uti? Kamera bayintunga ntabwo najya kubeshya pe. Uko natangiye nkubwira bwa mbere hari akantu kaje kakoba, none hakaba n'ibyo bambwira kuvuga nkumva n'ivigero twanjye, ariko noneho banseka nkumva mfite n'ikintu kindi kigaragara, nkumva mbese ndiyanze kandi numva nkunda filime. Nkavuga nti barayinkura moto baramvana muri filime kuko byananiye, barabona byananiye, ariko bagakomeza akanyihanganisha batuzabimenya nzakugera igihe rero kamera nyimenyera. Ntabwo byafashe igihe kirekire kuko buryo wakoze iyo wabaye muri societe y'abantu benshi, ntabwo abantu benshi bagutera ubwoba, ahubwo utera ubwoba n'icyo ugiye gukora bwa mbere. Uvuga uti ndabyica ndagira nte ndabyangeza ndagira nte, ariko Imana yaramfashije kubera ko nabikundaga nginjiramo mbikunda. Ntabwo byafashe igihe gito cyane, hasigaye ndakina neza baranabikunda, n'iki gihengejeje igihe nkikina rero. Yes. Nyuma yuko iyo filime uyikinnye byanze bikunze muzehe mu rugo, reka none tujye mu rugo, umuryango mu rugo ubifashe gute? Babanje kuvuga ko nk'abana barandebaga batari kuse muzehe bakitangira kwibona, ati muzehe noneho yasaze pe. Ariko kubera ko ari byo nkunda ntabwo naciwe intege, nuko sinaciwe intege nuko abana bambwira ko nasaze, ahubwo bumvaga ndiho mbakoze isoni. Ariko nkabwa ni mu byihorere, nibiriya bintu bizana umuntu bikamukuraho yarari akajya ahantu hazima, kuko mu gihe cyo kujya mu kabare kandi kare karanshotse, kujya mu kabare najya muri filime, bigatuma wa mwanya wo kujya kunywa inzoga utakara muri filime, nkaza gutaha none tuganira neza. Icyo nicyo filime yamfashije cyane. Ubwo byarangiye rero bavuze bati kuki wowe uradukoze isoni urakina filime ariko ukina neza, ariko abantu bose baravuga ngo nta musaza wo gukina filime. Nkababwira ni mwebwe mu byihorere, filime yari kimariye. Ubwo ndaje gukomeza, ariko baza kubimenyera, bamenyera ko nyina filime nyine rimwe ngakina filime bakayishima, ubundi bakambwa bati jya ukina gutya, ubundi bati jya ugenda gutya, nabyo bibinjiramo. Ariko bakimara kubona ko filime nayigiyemo hari byinshi navuyemo babonaga ko bitari byiza, nk'ako kabare ntikabashimishaga
turabyumvikana. Ntako kabare ntikabashimishaga. Okay, n'imyitwarire yanjye ntabwo yabashimishaga. Yego. No gutaha ijoro ntibyabashimishaga. Ariko bamaze kubona ko ngendera ku isaha. Kubera discipline batangiye kubona akamere cyane cyane. Buriya nta nimba kuvuga ngo gukina filime wenda ngo n'amafaranga. Ahubwo gukina filime ni ishuri. Ni ishuri. Wiga cyane cyane ko aba ari ubuzima busanzwe umuntu acamo. Ariko biganakosora bikakuvana ahantu wari uri habi bikakuzana muri mood nzima ukajya muri societe nyarwanda nziza. Hahandi bakunegura mu kabare ngo hari inzoga bitaga dundu bwongo bakazinyitirira kandi ntanazimwe. Ariko kubera ko batambona mu rugo nkazana ngo nanyoye dundu bwongo. Niyo nkana kamitsinge kamwe bakanuka ko nanyoye dundu bwongo. Ariko iyo dundu bwongo ntabwo bakintuka. Yankuyemo hariya nibera umuntu sociable bya bindi byo kuvuga ngo wenda ngo numusinze ataha ijoro byararangiye. Bivuze ngo uburero ndi umunyarwanda mwiza mu bandi. Uri umunyarwanda mwiza mu bandi. Mu bitewe na filime. Reka noneho dukomeze muzehe dore ko kuva 2018 nkuko wabitubwiye utangira inzira yo gukina filme ngira ngo hari indi waje gukurikizaho nyuma iyo filme ni. Okay. Ari indi nakurikijeho yitwa Umusozi w'Amaganya. Umusozi w'Amaganya. Umusozi w'Amaganya ngira ngo iyo filme uracyayikinamo. Iyo filme ndacyayikinamo. Uracyayikinamo. Ndabona ndacyayikinamo. Waducira muri make iyo filme ukina muri role. Role nyina filme yitwa Umusozi w'Amaganya. Umusozi w'Amaganya. Tubwire mu nkuru ho gato. Okay, inkuru. Nk'ubu ngubu mfite iyo nakinnye ndiho mfite umukobwa. Uwo mukobwa yari simbabyita ngo kira yari umukazana. Yes. Umukazana. Yari umukazana wanjye. Ariko umukazana wanjye akaba yararongowe n'umuhungu wanjye. Yego. Ariko uwo muhungu wanjye agakunda uwo mukobwa. Undi mukobwa. Yakundaga uwo mukobwa. Witwaga Noella. Umugore we. Ariko noneho Noella ngiye bigeze igihe numva ndamwanze kubera ko nashakaga umwuzukuru. No kuvuga muri make Noella ntabwo yabyaraga. Ntabwo yabyaraga. Noneho nanjye sinamwiyumvamo rero nkasebukwe. Nawe ntiwamwiyumva. Nkabwira umuhungu wanjye rero ngo nareke Noella nzamushakira undi. Yego. Ubwo ndumva naraje kumushakira waje kubona undi mukobwa ushaka gushingira umuhungu wanjye yitwaga Steven. Yego, umuhungu yitwaga Steven. Nshaka kugira ngo nirukane Noella hanyuma nza n'undi mukobwa mushingire Steven. Ega ndumva namwibuka reka ntekereze neza umenya Denise niwe wumvaga ushaka kubera akambera umukazana. Ubwo rero ikintu cyaje gukomera kimwe kikanantangaza. Noella yaje kugira igihe ndo muhiga mwirukana mushushubikanya nanga ko abaho ngaho. Hanyuma rero bigiye kugira gutya ndo ndambagereza uriya muhungu wanjye Steven. Noella batwaye inda. Atwara inda noneho Denise urumva ntabwo nabanyimutwara ahubwo naje kugaruka kuri Noella wa mukazana wa mbere. Yego. Wawe ndi musa nkaho mutaki ntabwo twakomeje kugendana. Kuko uwo icyo washakaga cyangwa se we wumvaga ushaka umwuzukuru. Numvaga nshaka kandi urumva ko wari umubonye. Okay. Ubwo icyo yaziraga nuko atabyaraga kandi yari amaze igihe kirekire kwa Steven. Bivuze ngo rero narebaga icyo Steven akora kikanyobera. Asanga noneho ninka natanze sesha naho zapfuye busa kujya gukwa kakwera umuhungu wawe ugira ngo ubona kuzukuru. Ese muze kuko ndumva ni ngira ngo ni filme y'uruhererekane ndende ahubwo umuntu yakwibaza ese ni nk'irihe somo riri muri iyo filme Umusozi w'Amaganya. Okay, nkunikije uko nayikinnye. Isomo rihari cyane nuko utabasha guca urubanza nk'Imana. Urumva agenda aciye urubanza nk'Imana muri makimana niyitanga urubyaro. Urumva aho niho nibeshye cyane. Kubera ko ntabwo ndi Imana yagombaga kuvuga ngo ndafata umwana mushyire muri Noella. Kandi birashoboka ko umuntu ashobora gutinda kubyara. Birashoboka nabwo
kandi twongere twihanganisha abantu batarabyara bamaze imyaka 5 bamaze imyaka 10 ariko mu by'ukuri ni mwihangane ibyo nabibihanganisha kubera yuko ngewe wabikoze numvaga ndonko ibizima nagize kurambirwa kubera ko nshaka umwuzuko wabuze kwihangana ngeraho nawe kwihanganisha rero nabango nibihangane isaha nigera bazabyara kuko nanjye isaha yarageze umukazana wanjye arabyara numva afite umwana aragenda ariko mbere numvaga ntamwiyumvamo ariko isaha igeze birashoboka nihanganisha ijambo ngabo barambirwa rero muri make harimo isomo rikomeye cyane mu musozi w'amaganya ngira ngo abatarayireba mwajya kuri YouTube channel yitwa umusozi w'amaganya iri guca kuri The Same Blood ni filme ndende ngira ngo imaze imyaka irenga 2 yose kandi mu by'ukuri abayikunze bafite icyo bakuyemo reka dukomeze rero kugeza ubu ngubu umusaza ngewe Muzehe Rukamata ndimo ndakubona noneho muri filme navuga ngo irebwa cyane ikurikirwa cyane bita Urugo Rwanjye iyo filme Muzehe urabona ko watangiye abantu bamwe batabyumva ariko kugeza ubu ngubu watubwira kugeze ugeze Urugo Rwanjye rero ni filme nziza cyane nanjye yaranyubatse navuga ngo irimo n'abastari irimo n'abantu bazwi irimo abantu bazwi nagiye kugira gutya kubera kwamamara ubu nanjye nabaye umusitari ndo musaza nabaye umusitari kiye kumva numva barampamagaye kubera ko nacaga kuri YouTube hamamagaye ndagenda nkina Urugo Rwanjye ariko kubera ko Urugo Rwanjye nayikinyemo ariko sinjya nkunda gufata amagambo yayo cyane ariko nayikinyemo n'ubu ndacyayikinamo nanone ndacyanakomeza nizera ko wenda n'abandi bashobora kuzampamagara bitewe nuko nyina ni byiza cyane urumva ko Muzehe umaze utangiye kugera kure ariko noneho reka twibaze noneho urifuza kuba wagerahe kugeza ubu rero nifuza kuba nakomeza filime kuko nsa naho na yonse mu mashereka kuba aho nagera aho numva nzapfira cyangwa se ubuzima burangiye naho ngaho nzahagera filime wayifashe nk'ubuzima bwanjye kuko nakubwiye ntangira ko filime yanyoboye ikankura erega nturebe ngo nuko nshaje hari igihe usaza uri mayibobo ariko noneho bakakubona uri umusaza ariko utatanga inama na filime dukina rero nkina ni filime nkina yareba abasore ikabagarura yareba abasaza ikabagarura yareba batihanganira urubyaro ikabagarura bakihangana mbese hakabamo no kuvuga ngo nihangane n'udasenga akaba yanasenga kuko avuga ati byose bitengwa n'Imana Imana nibitanga rero sinajya kubyiha yigisha gusenga no gutegereza utarambiwe yego bakunzi ba Oxygen TV murumva ko mu by'ukuri umusaza Rukamata afite impanuro nyinshi ngira ngo bari banyandikiye bavuga ko bamushaka ngira ngo muramubonye wajya hasi ukatwandikira ukatubwira uko wabibonye ese noneho reka duse nkaho duhinduyeho gato ariko nanone turi muri cya gisata cya sinema ese Muzehe noneho tugiye muri comedy muri no minsi Muzehe Rukamata turimo turakubona ukina comedy ziri guca kuri Oxygen TV ndetse hariho imwe navuga ngo iri gutradinga ngira ngo imaze kugira hafi 800 ese Muzehe reka tuganire kuri iriya video iriya video dusobanurira iriya video wakinaga ibiki iriya video ngira ngo ngewe ntabwo nkunda kwitegereza ko barabikubwira iriya video ngenda ndyimineke bananteruye baguteruye ahantu uwacuruzaga imineke hari umukobwa ariko acuruza ariko kubera yuko hari akantu k'agatsiko mbese twese twifitiye ikibazo hanyuma biba ngombwa yuko twumvikana ko tugomba kwaka iriya mineke ariko uriya atabibona ariko ari mu rwego rwo kugira ngo tugaragaze ishusho y'imbobo ishusho y'imbobo ziri mu mujyi zigenda ziba amayeri zikoresha
kamemu ntabwo twari ibisambo ariko kwari ukugaragaza ibikorerwa muri uyu mujyi, bikorerwa muri uno mujyi, imibereho y'abantu uko bagenda bambura, uko bakoresha amayeri, uko bambura umuntu agenda ntibabimenye, uko bashobora kuba banywa itabi, rya tabi kabatera bya bintu bibi. Ubwo rero nibyo twagaragazaga ko biciye muri komedi. None se muzehe ko abantu benshi, hari abantu benshi bafata komedi nkaho ari ibintu bitasobanutse, nkaho ababikina batuzuye, noneho ugiye gutubwira abagiye bakubona ukinira ya komedi bakubwiye oya iriya komedi irimo ibice bibiri. Iriya komedi nayikinnye ngaragaza ubuzima bw'abantu bari hanze bababaye mu mihanda, bababaye n'ababagataro bagenda babunza agataro kandi bibujijwe, no akemera kwiyahurira mu muhanda kugira ngo arebe ko yaramuka. Ariko noneho nanjye mayibobo nkanjye ariko sindi mayibobo, ni umukino kuko yitwa ngo abajura bo muri quartier, abajura ba quartier. Ni ukuvuga ngo abajura baho ngaho bakora bibi inkono, ibiryo, ibinoko, mwenga ari mwakoze kumushaka ibindi. Hari naho werekana umujura yurira igipangu, icyo nanayikinnye njya kwiba inyama kwa Mucoma. Ubwo rero ntabwo ndi igisambo, ariko nagaragazaga borera ibipangu bajya kwiba, bakiba abantu kandi batabona. Gukina filme navuga ko zidasekeje, filme navuga ko ziri seriye cyane. Inyuma igitekerezo noneho cyo kuba watekereza gukina komedi cyaje gute? Igitekerezo mbese ni bya bindi Imana yikorera. Nako tangiye kukubwira ko byatangiye mu banyeshuri. Bakinira bakina gutuntu tw'ututeatre. Hanyuma ariko utwo duteatre nk'aba divayizinga, ngenda mbaha utuntu bavuga n'utwuntu bakora na geste ku bantu bagenda. Bigenda bityo abanyeshuri barankunda, bakajya bampamagara bati ngwino judo. Noneho biza gukura rero bigiye muri filime. Ya filime rero wa muhungu wa musore Omar ampamagaye birakura, bihita bikura. Yes, ibyo wadutubwiye. Ahubwo reka igitekerezo cyo kumva wakina filime zisekeje cyangwa komedi cyaje gute? Ukuntu byaje rero, ndumva hari umusore umwe nuko ntibuka izina rye, niba ari yitwa JP, niba yitwa arega kubera ko nyikinnye igihe amazina yabo ntuyibuka gusa abo dukinanye ubwo ngubwo kereka iyo mfite ntuze nkajya muri YouTube ngenda mbibuka, ariko abo mugenda muhura nabo bagenda iyo duhuye biba byiza. Abandi iyo abantu bakubonye, dore ko abenshi bakubonye witwara ute, bakubwira ya magambo utavunitse, nukuri harimo umunyenga, kuko agiye babibwira ntabwo iyo bantutse numva nishimye, kuko ikibazo ni ukubona utantuka navuga ngo ntacyo namaze, ariko iyo bantutse navuga ngo mbo ya filime yasohotse nayo bambonye. Ibyo ntabwo biguca intege? Wapi, ntabwo byanca intege, ahubwo bampa courage. Iyo bantutse bakavuga bati muzehe dore umeze twakubonye urya imineke wiba inyama uri mu muhanda wambura abantu, baravuga bati twarakubonye. Ubwo noneho nkavuga nti akaba umpamagara ati rero nkubwire ati nawe turagushaka uzose uzatubabarire, tuzagutuma tubona ukina neza. Nzababwira nyine, sabwire director wanjye nzamukubwira icyo gihe numpamagara, nanjye nzagenda mugeraho musabe uruhushya, hanyuma nzamugushyikirize muganire abone ubuntanga. Yes, dusoza abakunzi ba Oxygen TV, ndagira ngo noneho muzehe utubwire noneho ese utekereza ko hari ababyeyi benshi usanga batemerera abana babo kuba bajya muri ibi bintu? Abenshi batekereza ko ari uburara, benshi batekereza ko nta kamaro bigira. Wababwira iki? Ikintu nababwira rero, abagitekereza batyo ni ubujiji. None se niba babona nkina ndi umusaza mfite imyaka 60 kandi nkakina neza ndi umusaza, uwo mwana we ntiwamureka iyo mpano igakura? Iyo byiza ahubwo wamutera inkunga, kandi nabagira inama ngo iyo mpano bafite bayimureke. Niba ari umukinnyi w'umupira akabona iyo mpano irimo bamureke, niba ari wa sinema bamureke, niba ari wa komedi bamureke, wenda n'ibindi byose bijyanye kuko bifungura mu mutwe. Abatabizi rero batemera abana babo
ni ukuba nabo bafunze mu mutwe batazi icyo bimara. Muri make muze wowe ubona sinema cyangwa se filime imaze kukugeza he? Ingeje ahantu heza cyane kuko filime na komedi kamemo sinambara nabi, niwambara nabi, ndiyubashye, byaguciye mu kabari, icya gatatu byanciye mu kabari, icya kane simwara, icya gatatu ndi sociable mu bantu bose, umbonye arahamagara, ibyo byonyine biranashimisha. Urabyumva? Kandi nambara neza nk'abastari. Sibase murakoze. Hari umusaza wari wabona wambara nkanje. Biragoye kubona umusaza ungana nawe ukina filme, ari nayo mpamvu rwose abasaza bagenzi bawe nimuze duteze uyu mwuga imbere, dore ko ari umwuga ushobora kugutunga, ugatunga abana bawe, ugatunga urubyaro rwawe. Mu by'ukuri ntabwo ari umwuga usuzuguritse, dore ko hanze bitunze abantu benshi. Muzeruka amata rero tugeze ku musozo, reka tugushimire kandi nizere ko n'ikindi gihe nitugutumira uzitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Nzaza uko muzashaka kuntumira kose ndi tayari rwose. Murakoze cyane. Murakoze nawe.